ndabona buno burozi ari umuntu wari wabugwaye. Turimo kumvikana? Yego. Aha, turimo kumvikana. Ndabona buno burozi ari umuntu wari wabuguhaye. None se ari mu iperereza rimeze rite niba ari Imana koko irimo iravugana nawe? Mu by'ukuri dusize mu kuri bantu musenga kandi musoma Bibiliya muzi impano z'Imana, uyu muntu ari muri iperereza. None se umuntu ubwo burozi arabuhabwa n'inyamaswa? Wigeze ubona imbwa iroga? Wigeze kubona ihene iroga? Wigeze kubona abantu mu bandi nibo babi? None ndabona ubu burozi ari umuntu wabaguhaye, ahubwo ngenda hamya ko uyu muntu uri kumubwira ko agiye kumuhanurira niwe ubaye umurozi kuri we, uko niwe ugiye kwica mind ye, niwe ugiye kwica ubwongo bwe, atume butekereza ukundi kuntu. Ikindi cya kabiri nuko adashobora kwica ubu bwonko kubera ko ari imitwe baba wapanze. Uko urumva ukuntu amubaza, reka wumve muri iyi video ikurikiyeho ngo ibintu birimo ikintu ushobora kumva ko aba ni abacuruzi baba baje gushaka amafaranga, ariko nta basore bakora iyindi mirimo, bakora ibindi bintu bifitiye igihugu akamaro kuruta kubeshya. Mu guhabwa uburozi umuntu waguteye inda yanze umwana wawe, niko bimeze? Mwumva ikintu Solange yakoraga. Umuntu wamuteye inda ni umukire. Mu kumutera inda uyu muntu nta kintu agufasha. We yari yagiriwe inama yo gufata uburozi, akaba ari bwahereza uwo muntu wamuteye inda nawe akiyishurira. Aha, ndagira ngo ikintu gikomeye twumvisemo nuko iyi Mana yabaye injajwa, yabivuga ifata ibi bintu byose ikaza kubivugira ku karubanda, ikabibwira umuntu mu bantu bangana gutya. Mbese ubundi kubivugira mu karubanda kangana gutya bifitiye iki Imana? Kuko Imana ntabwo iyishyigikira ikintu idafitemo inyungu. Ibi nta nyungu Imana ibifitemo, kuko nta muntu uri buze kwihana, nta uragira ute udasibye gucyura nimero za profete. Ejo bakaba bari guhamagara ngo natwe dusengere, nyamara rimwe kenshi akanababeshya, kuko ntabwo bababwira ibyo. Niyo yagusha kuri gashyiga, kuko ntabwo wabwira abantu 10 ngo ubure kuva kuri 2 urwaho cyangwa 3. So rero ibintu abantu bakora, abantu bakwiye kwimenya, bakamenya ko icyambere nta nyungu y'Imana irimo, kuko kuza kuvuga ko umuntu yari yateguye uburozi bwo kurugu